Gabanya amaganya, gabanya ubabara, fokasinga ku mirimo ukorarata. Gabanya amaganya, umutima usobenza amaganya. Gabanya, oya gabanya isinikwite, horana amarira. Umutima usobenza amaganya, gabanya amarira. Azaza nazatinda, azaza nazatinda, umunyembabazi nyinshi cyane, nazatinda, azaza nazatinda. Sikari nibagiye gukinga. Abazananyi bampa Aseka mbona wihuta ndagenda ahantu heza gusa nzakugurira ngo naguhereze nzahagura kabisa nzahagura se ibihumbi bene uhembwa cyo kuganira ndebe ko iyi ntabire nayiteramo ibigori ikava mu nzira. Gazaza nazatinda. Gabanya amaganya, gabanya kupapara, fokasinga ku mirimo ukorarata. Gabanya amaganya, umutima usobanutse amaganya. Gabanya oya gabanya iyo sinikwite, uhorana amarira. Umutima usobense amaganya. Gabanya amarira. Uyu mama hari abari bubitera bino bigori, bari ugiye kubitera ni ukuri ko mama uyu muruho koko nzawurengeza ryari? Ha ati nagire vuba nshakira akazi Kigali ibi nabyo pe. Cyaro se kiranshikije, umutima usobensa amaganya. ndabona nyobo nsa nkaho nyirangije n'utugori ndushyizemo, nshaka ko njya kwirira anitahirize n'udukwi, dore ko imaze n'iminsi nanarya inzara yewe umuruho w'amuntu. Gabanya oya gabanya sinikwite, uhorana amarira. Umutima usobense amaganya. Gabanya amarira. kwicara hasi sha numva n'umuzamu ariko nakwicara
gabanya isi niko iteye uhorana amarira umutima usobense amaganya gabanya amarira Wewe kumanira Chaka gasafuriya nitekeye utumbate Dushimba twarashize nari nize ubuso kuko iramye mbati ndayigereka Mana umutima nizimukure nk'ibivure ku mana y'umuruhuko nagutewe n'iki bishatse Mana uyu utwumbati tunari nize ngo ndashyiraho ibishyimbo none n'ibishyimbo byashize Mana usibindi byo bizera ryarya uza kuko ndatutogoza kuko mama yanjye ubu turankora eko mve gutogoza nyana nakora guteka mama mu rugo ese n'ikibiriti nari nizeye koko cyaranyagiwe ariko mana ibi ni ibikigo uzi ndaguha amafaranga yo kumuhera ikintu kuko nabyirinka maze n'iminsi itatu abaturanye ntitumeranye neza n'ikibiriti cyaranyagiwe Mana wanabaye kuko uyu muruho Iriwe mwaha ese ko numva muri kurahabaye ikira reka ndore kuri munarira byihorere ndeka wa muntu nakwicara nta kibazo icara n'ukuri usubwo nakubuza kwicara nawe mbabarira nibabarijwe n'ibyahe ngo kwicara ariko amarira y'abakobwa aba hafi ko kubuse koko ni iki cyakubabaje se ahubwo cyambabaje sedo mvuye kwizanira utwumbati ngongeye guteka nyine wa muntu nsanga n'udushyimbo twashize singize gutya ngo ndasutse ipasi ngiye gutogoshereza utwumbataho none n'ikibiriti cyanyagiwe ubu se ko ndabigirana ese ubwo myumbati yagiye wasanga hari undi mubana mu nzu ariko ntunabimenye iyi myumbati irahari mvuye kuyikura ariko n'akabiriti kanyagiwe n'udushyimbo natwo nari nizeye natwo nukuri pe naba namwe muracyarya naho twebwe imbabura twarazimanitse ibyo byihorera agenda wowe ariko humura agiye nakuba hafi ariko genda wowe n'ukuntu wowe wababajwe ngo bapfe bataguhaye mubimba ngo mama yapfe ataguhaye mubimba nayo ari kubabaje nk'aho wakabajwe n'umuntu wowe warambabaje ntabwo nakubabaje nese n'igihe watumye ababyeyi bawe bapfa ko n'ubundi mubimba ntabwo yarangira basi indushije iki basi ubu nta muntu mubana mw'iyi nzu se basi mana sinkandi basi nigiye kugwa kabiriti nitekere wa undi se waretse nkakugira umugore ko numva tuhuje akababa ugenda wowe umugabo nawe uri kuvuga ngo imbabara ngo wazimanitse ubwo sinaba mungiye ubwayi mu kigundara oya wowe wisa n'ibyo ngibyo nese babarira namwe muri abafatana n'abana n'akababaro kabo ngo umugabo nyine ntega nijye wakuba byihorere nyamara da
wa muhati wanjye arenda kunshakira akazi i Kigali. Ibi byose muramo bizashira, nzagaruka n'ababaye musirimu mumbona mukajya munakumbura no kumoza. Ahubwo reka nkubwire wijya gushaka akazi ari je uzahura na nyakubuje akagukora ku gisebe. Ahubwo wowe reka nkugire umugore sibyo, je nzajya nkuba hafi nanaguheka nanagutekera. Umugore inka yanjye ndajya kwigurisha iri mu cyaro nze arebare yadutunga. Naho bundi se nyamara ushaka ibyo bintu tukabikora da. Genda wowe winze nayo by'abagabyo bikanago biri kakumva n'imbere n'abagore yakigukere. Kiza kunzonga wewe kwenda uri kwiruka nkabaye shabye warene wa muntu komene ura musaza rero kase kandi ibyo bigenze naje wende ko haje kunzonga nese ubwo bigenze bite uzuko nambye nakubwiye gute gupfa ngo twibere ngo bashene ngo n'umuntu ngundi ngo byarawucanze ngo ngwino twibera ngo ngubere umugabo ubushuka ibyo nibyo bitumye mubaturana n'agatsiraruka apatirana n'agahinda kandi nge nagabizi byaburi umujinyagi namukomuni yo kugira andi nuko mbahafu ubundi mba naramwice buriya nuko yamuzica abantu bose ubushaka kuzica abantu mba rero mubwire kiriya kigabo kirwa kigutesha umutwe umara no kukiyama nzagenda nkiyame ntabwo kizongera kugaruka sibyo nukuri pe umva nukuri njyewe reka nkubwire ugomba kuganjyana i Kigali umva nkava hano rwose dore n'umuruho warunje uzi ibintu uraza runcandemo ikibiriti cyanyagiwe nawe bivuye kwikurana n'utwumbati natwo ndede n'udushyimbo ngo ngereka nsanga natwo twashize kera ni ukuri do n'umuruho pe ahubwo nta kibazo ibishyimbo turagura ibindi ahubwo se wari umeze ute mu buzima busanzwe cyane ukuri nari meze ntabwo nyine gutyo ubibona nese nta n'agatebe se turaguma duhagaze hano kandi byiborere naragacanye nuko none ibibazo bisigaye biri muri urugo noneho byo bimeze byiborere nyine none se umva rero ubwira ikintu kinzanye hari abashyitsi bagiye kuza niko se ko nta gatebe turabicazayo ni bande ni papa Christian niwe bagiye kuza ntabwo bari bunsigaza nukuri ntabwo bansiga pe ubwo urumva ushaka kujya i Kigali pe wabishegeye cyane okay naribi ubwo nyine reka dushaka ukuntu twitegura abashyitsi basanga hanasa neza ushake n'intebe mu hatara turashaka yera ko n'uwo wari kuyaka ndi bamufitanye beef dore hano nawe wagira ngo hamaze iminsi adakuburwa fasha dukore amasuku nyine vuba vuba bazi basanga hasa neza urambwira nuko tungoza uburyo mwaka nyine ubibona manano wagira ngo sinahabagara umva sinzi icyo bari bwicare n'uwo ntabwo atimukeka nawe tuba turi kugirana amakimbirane usanga ko nawisubiraho koko urabona ko namusubiraho baza nyine turebe twakugera ariko ntabwo uri iki cyaro koko kiracyabaho wa mwana uzi ko yahuritse buriya ni hariya hepfo Christian urabona utari uri kunshuka ngo nzane imodoka hano urabona imodoka yahaca kweri numvaga ni habi rwose ni habi agira ngo ni hamwe munsi y'ikiraro cya Nyungwe amasaha yanadufasha ariko ntacyo tukomeze tugende tugire igihe tuzamukira aha hantu ndabona hanagoye Inanzo kumeze nabi ese barimora shaye umwana inzu zamugoho
cyane nzizamubwira uno mwana pe ko ari ahantu hari hansizemo imvune papa twamanutse ngaho ukaba wambwira ngo nzane imodoka urambwira yaca he bari kuhakura amapine make pe 2 yonyine naho se tantine aha imirimo yane ko yanyishe ariko se abasaba n'undi kumva bakomangara kandi njya kubareba ubwo nibyo naho se kandi kureba abantu bari gukomanga wabona ari babashyitsi wavugaga nyine ahantu ndabona rero batari gufungura bashobora kuba bari mu gikari Christian kandi tujye mu gikari turebe ubwo nangaha papa mama yabaga ahangaha nyine ni mu miryango yo kwa mama wawe ni abereye anti uno mukobwa uherutse gupfusha mama we tuzabubakire rwose uyu wabwiye umwana no kuzamujyana pe yo beni mwege Asiya umeze uko ntabwo nisiyivuzi papa Christian agutwika uyu ni Christian yagucisha ubundi tumukwindaje kwishima ubundi cyase mwabaga he twebwe ariko twakwibutse twaje murabane kandi umwe kwihangana ntabwo nyira nawe papa Christian umva nari mbakumbuye cyane eza kwirisi papa Christian Asiya umaze kumenyera nukuri naramenyereye umaze kumenyera cyane ndabona nawe cyari ukicaye hano nyine agatebe Ubona burije rero ntabwo iyo dusohoke bwije sinzi niba nawe uri kubona ko bwije nyine bwije ahubwo dutaye oya haracyari ibintu ibaze boss aje ntabwo yaza kano kanzi igihe atahira rigataha bwije ntabwo yahita aza sawa nyine hanze se wahabonye ute aha nabirenze tu nabonye ko ndi umuntu ushobora kuba ukomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukomeye gute rega ushobora kuba imbonera umuntu uza ndi gucunga izamu ariko iyo tugeze hanze ngo umuntu ubona ko ufite intuza gahunda ifatika gahunda zijyanye n'iki gahunda nyine zo kwereka cyangwa se gusohora umuntu ukunda ukamwereka buri hamwe hose ukunda iyo aba wamusohokanye umukunda uba wageze n'icyo umugurira tuzabikurikirana umunsi utarega nanjye ncevo ntabwo ndahembwa barameze amafaranga sawa nyine basi se ukunda iki ubu se tubana hano mu gipangu utazi ibintu nkunda ese ko mbona uteka ndabona usohoka hanze ugiye kugura ka soda cyangwa n'iki nabigura se naciye mabujuri hariya nyine nanjye kano niko kanya mba mbonye kugira ngo dusohoke ngo baze akantu ukunda bari kongora kubera ko nakwambwiye tuzakagura ubutaha nabyo nari naho ubundi Asiya intebe ni iyi si aha ese papa ntabwo nicara ntabwo nicara kubera iki Christian ariko abantu b'ikigana baranyemeye icara Christian nta kibazo icara uyu mukozi arafura ariko ngwino ntabwo nicara hasi neza neka gafuka nyabure ko yakwicara aho naho ubundi umwana wanjye ari kumenyera ibintu by'i Kigali na dire yibereye munyamujyi ubu ahantu hose niba ndajya ngenda n'intebe ubwo nyine ubuzima bwangije nyine ubwo nyine Kigali se iyi ngiyi niyo ntebe ubwo nyine Kigali nyine ikibazo naticaye hasi ngayicara nanjye niyo mpamvu nyishaka cyane nawe Keza amakuru y'iminsi amakuru ni meza nawe ubuzeho rero nawe se ubundi Asiya we ino nzu ni ukuri ko Imana ndabona yazakugwaho pe ni ukureba umuntu akareba ukuntu yakubaka dore nibyo Christian yaje ambwira tugomba kukubakira inzu ni ukuri pe ino nzu yakugwaho Keza urabona atari ko bimeze nanjye ndimo mbitekereza rwose ni ugushaka ukuntu tumufasha tukuzamura ino nzu tukayikora neza aha niko bimeze pe cyangwa se mwe kimwe tukazamujyana i Kigali ngo papa Christian ukuntu nshaka kuza i Kigali ariko njye ntabwo munsiga niko narahiye ntabwo munsiga umva ntabwo twaje twabiteguye ariko turi kubyigaho mu minsi mikeya urabugarutse iminsi ngaho ko ngiye mutari bunsige ngiye nzajya munihorana hano niba hano harushwa wagira ngo ni mwitongo nyine ndabyumva ariko ihangane ni igihe gitoya kabisa gusa sinakubwiye ko ndi kugushakira akazi keza kaboneka nzaba Keza ntabyo kumushakira akazi reka tuzamujyane mu rugo iwanjye noneho haze tube turi kumwe mu rugo
nta byo kumushakira akazi, urabona n'igikomere n'ikirakira ngo ahite ajya mu kazi n'abamabuja b'iki gihe cyangwa se n'abakoresha usanga bari kumubwira nabi, usanga agize ihungabana. Aho ubundi Keza, reka tuzamujyane mu rugo. Urabona abakire bo muri iyi minsi hari igihe batoteza abakozi, ugasanga bamubwiye ibigambo bitari byiza, ukumva bari kumukomeretsa, kandi urabizi ko amaze igihe nyine, nawe urabizi abuze ababyeyi. Reka tuzamujyane mu rugo, nta n'impamvu y'akazi, mu rugo nta kintu kibuze, tuzamuhigira akazi, nashaka nasubire mu ishuri. Nta kundi nyine, ariko ntarebe nyine wowe, ariko ntabwo bahita bagutwara uyu munsi kubera ko batabyiteguye, ariko bazagira igihe baza bagutwara. Nta kibazo, nzajya ngo manze ngusure nk'ibisanzwe, urebe witeho. Ntabwo tuzatinda, sibyo Asiya? Nta kibazo, mupfa kutazatinda, njyewe nimutinda nzahabaririza mubone ngezeyo, cyangwa nzagenda i Kigali ndongo tanaho nyine ndongo tana. Ntabwo nzaguma. Ntabwo wajya i Kigali, ntabwo wajya i Kigali wifashe uragenda gutyo, wapi? Ushobora guhura n'abantu bagizi ba nabi, cyangwa se bakabambuza, cyangwa se ugahura n'ikindi kibazo. Nta telefone, nshaka kuzakugurira telefone, sibyo? Yega se nzakugurira telefone, nkugurira imyenda myiza, nanagusukisha. Uzaganga kino cya Kristi. Nzakugurira nk'iki telefone cya Kristi. Nari ngende postinga bino bya Snap. Ugafoto twiza nabonye bakaba bayitume. Nanjye ndabishaka. Nzabikugurira. Nukuri yakoze. Utware no mu modoka ngutembereze, mujyane no kuri convention hose mutembereze i Kigali, sibyo? Nabo abahanzi njye numva ngo ni ba Knowless, njye mbareba. Uzagireba byose. Ukuntu mbikunda. Nukuri Kigali ndeye ntabwo nzapfa nageze i Kigali. Oya humura, nta mpamvu yo gupfa udafite i Kigali. Impamvu wari waranze kuhagera ni uko wari uri kumwe na mama wawe, urabona nta muntu wari kukimufasha uturimo, niyo mpamvu twari twaranze kukujyana. Ariko nyine ubwo atabarutse turakujyana, sibyo? Nukuri mba cyane ndabikunze, mbaye mbashimiye, murakoze cyane. None se ni ubwa mbere yambwiye ko ngukunda? Nimba atari ubwa mbere se. Ako basi ujye ubona ko ngukunda basi. Ntabwo mbibona. Reba hariya hirya, reba hirya umbwiye ikintu wowe. Komeza urebe. Ndi kubona iki? Ndi kubona umuhanda n'amazu n'ishyamba. Byonyine wongera urebe ariko. Byonyine. Ngaho reba hano imbere. Ibyo se ni ibi? Nzagufata wowe bigiye. Umufite gufata utabishaka. Nasi ibingibi barabirya. Aya n'amabara afite icyo asobanura. Asobanuye iki? Bimwe bisobanura kuba ahantu heza. Umutuku ubona ibyo tuzageraho mu myaka izaza. Icyatsi cyo ntukimbaza, ariko icyatsi nacyo ubwo nacyo tuzakiga. Ubwo wasanga bino wabitayeho amafaranga kugira ngo ugure ikintu cyo kurya. Nese gutambira ikintu ukunda, erega abandi ikintu nkunda, ubundi umuntu ukunda wayoberwa ikintu akunda. Basi ukunda kugira ngo ubutaha tuzajye tugenzana ikintu ukunda. None se twizinze mu magambo rero twibagirwa kubabaza. None se umwebwe mu rugo bimeze bite? Mu rugo turaho, dore ninjye na Christian umukozi n'umuzamu, nitwe tuba twibereye mu rugo. Madamu se amakuru yiwe? Yego ko harya nabyo waruzi? Nta makuru mfite. Ngayibaze niba ari nka mukuru wawe kweruka butazi amakuru ko yagize. None se kubera rero no bibazo by'uyu mwana tuba turimo, ndimo nirukanka mubaza. Ntabwo mere kuvugana. Ntabwo duruka kuvugana. Ubwo duheruka kwitabaro hano twavuyeyo, uwo munsi nta nubwo yaraye mu rugo. Yese ku kazi bahise bamuhamagara ahita ajya ku mission, ntabwo ari mu Rwanda. Yaragiye ntabwo akiri mu Rwanda pe. Charose Christian, amakuru yawe wowe ko watuje cyane, wagiye muri phone uragirwa ko waje gusura. Uyu mwana rero akunda telefone, hose telefone. Nta ushobora kumubona na telefone kabisa. Neze ku ishuri bimeze bite Christian? Bimeze neza, biragenda. Ubundi anti ageze ngo ku ishuri bimeze neza, usibye nyine yuko ari utuntu tuba tudakunda, ariko nyine mwihangane ku by'ibyago mwagize. Ntabwo naje kubera yuko twari dufite examen twari gwakore. Cyane akundi mwana se kutari ku ishuri. Nabundi umuhungu wanjye amaze gukura, amaze guca ubwenge. Abona yarakuze, yabaye umusore. Yabaye umusore kabisa. Yabaye umusore kweli. Christian. Nese basi ndajya ngo waye nimbi. Simba ariko sizi ngizi wazishyira mu gifu. Basakize kugurira bakanje kugura mu Shani wowe wanjye rwose. None
ubundi wowe akose wamuguriye neza twabwo basi uko bishaka ubwo se naguhobera ute nicaye nyine si gutya nanjye mba nambabaye wababara se gute ese byose mukorera ikintu koko ushaka iki mbwira ngo ndagukunda basi byo ndagukunda ese ko mubivuga utabishaka bivuga ubikuye ku mutima rega ndagukunda rega nanjye umwanya mba nawusabye Imana ndagukunda mbyemere se byemere hanyuma uzampa ikibazo umunsi ukurikiye gituza turi kumwe ahantu ngaha kundi munsi icyo nzaba mfite nzakiguha nizi mbyizere byizere ariko ubundi mbona ute kera uko nguko nyine kera nari pasiteri ariko nabivuyemo ubu mupagani oya ntabwo ndi umupagani umukozi w'Imana sawa mwese ukora iki njyewe uretse kuba ukora hariya mu rugo tuziranye n'ikindi gihe kintu ukunda gukora nkunda kwibyinira nyine ukunda kubyina cyari ibyo birori cyane nanjye ndabikunda ubwo umunsi ukurikiyeho nzabuka ingano cyo gutemberera maze urarubyina buke ndare mbyina ese uvuga ko ukunda kubyina nimba se nkunda kubyina ubwo wabyina ijoro ryose ubwo nyine bizaterwa n'igihe kizaba gihari ushobora kubyina amanywa yose cyangwa ijoro ryose cyangwa umwaka wose sawa nyine reka kubyina ni ukwishima ubwo wewe wabishobora kubyina ari uguhaga nubwo bavuga ko ntabwo ari uguhaga ndagukunda byantwaye igihe kirekire nubwo utabibona nakubonye cya kintu ndavuga ni umuntu ushobora kuba ari uwanjye ibihe byose ese ntabwo ubibona ibyo nyine ndi kubibona umwana uvuga bike bike umuntu ukunda sinzi igihe kintu ukunda kumuhereza njye se ni ubwa mbere nkundanye ntabwo mbizi ibintu batanga nawe ubundi asiya nzakugurira ikizi ako ubanza witire telefone nahoze ko niguhamagara ndabona ari nimero y'inyamahanga se imwitabe ni ukuri iyo salo ntabwo ubizi ndabikwereka nabi ngo tugeze kubikwereka ikintu batanga ntacyo uzi wi ngo madamu Gabanya amaganya gabanya kubabara fokasinga ku mirimo ukora rata gabanya amaganya umutima usobenza amaganya gabanya oya gabanya isini kwite horana amarira umutima usobenza amaganya gabanya